Alright, nizere ko umeze neza cyane, ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Nitwa Brice the Prince of the Mic. Hanyuma rero tugenda tugaruka ku bintu bitandukanye tugamije kwiga amasomo anyuranye y'ubuzima, twifashishije inkuru zinyuranye ziba zarabaye hirya no hino, ibitekerezo bitandukanye byose hagamije ko twiga amasomo y'imibereho. Inkuru y'uyu munsi rero tudatinze, hariho umuntu wavomaga amazi, niko kari akazi ke ka buri munsi, yarayavomaga akayegeza hafi y'aho abantu batuye, ubundi bakaza kuyagura iwe. Muri ako kazi ka buri munsi ke rero yakoreshaga ibibindi, nibyo yifashishaga mu kuvoma amazi. Hanyuma mu bibindi yakoreshaga harimo ikibindi kimwe cyamenetse n'ikindi kimwe kizima. Hanyuma cya kibindi cyamenetse kigahora n'ipfunwe kivuga kiti dore bosi ahora avoma amazi akayazana rwose anyikoreye, nkagenda mena amazi nkahageza igice, birambangamiye kandi nzi ko nawe bimubabaza. Hanyuma ikibindi kizima cyo kigahora kivuga kiti njyewe buriya baranzi rwose, na bosi ndabizi arankunda rwose, ndabizi ko mukorera akazi neza, ndabizi ndamushimisha cyane. Nuko nguko ibyo bibindi muri iki gitekerezo ngo byajyaga binaganira. Cya kibindi kizima kigahoraza cya kindi ku nkeke cy'igicunaguza kikibwira kiti wowe n'ubundi ubona nta kintu maze no kugutunga hano, n'impuwe bakugirira bakuvomeramo amazi ukayamena. Kubera ko ibyo bibindi ngo byari bivomeshejwe igihe cy'imyaka 2, icyo kibindi cyamenetse ngo cyari kimaze imyaka 2 kigenda kimena ayo mazi, mu gihe icyo kizima nyine cyamaze imyaka 2 gikora akazi kacyo neza ko kuzana amazi. Uko guhora gicunaguzwa rero cya kibindi cyamenetse bikagitera rwose igikomere, kigahora kibabaye. Rimwe rero kiza kwegera nyiracyo kiramubwira kiti databusha rwose ndabizi ndakubangamira, dore ubuhora umvomeramo amazi nkakuvuna ukikorera ayo mazi yose, ariko najya kuyahageza nkahageza igice, ndabizi rwose birabangamye rwose, nanjye mba mbyumva ko imvune ugira n'amazi nzana bidahura. Kiti rwose dore buri gihe mpageze igice cy'amazi kandi waturutse ku mugezi yuzuye. Nuko nyiracyo arakibwira ati tuza rwose, akamaro mariye n'ijye ukazi, akamaro mariye n'ijye ukazi, ati uzitegereze kuri ya nzira tunyuraho tugiye kuvoma, uzahabona indabo ku ruhande. Ziriya ndabo rero zuyirwa kubera wowe, amazi akuvamo kubera ko wamenetse, niyo yuhira ziriya ndabo zikaba zisa neza. Arakomeza ati kandi buriya ntubone mvoma amazi aba bakire bose ubona bangurira amazi, twahujwe no kubatakira meza yabo nkayatakisha ziriya ndabo kuba zisa neza. Rero nukubera ko wagiye uzivomerera buri munsi ugahozaho zikaba zisa neza zitarigeze zicwa n'inyota. Arakomeza arakibwira ati buriya uringira akamaro kuri njyewe, nuko utabizi wenda nuko ntigeze mbikuganiriza, ariko mfitiye akamaro kanini. Nuko rero rwose kiza kumva ko nacyo gifite akamaro, ndetse kibwira na cya kindi cyajyaga kikishongoraho kiti burya naje kumenya icyo maze, kiti nisobanukiwe sha peti. Nuko rero ni kimwe no mu buzima busanzwe, hari abantu bashobora kubona abandi wenda bafite akantu kamwe badashoboye gukora neza, cyangwa se wenda babarusha no gukora neza, bakumva ko abo bantu nta byabo, bagahita babajugunya kure cyane. Ako kantu ngo ntabwo ari sawa rwose, kuko buriya ngo anytime ukenera rwose wa muntu wajugunye kure. Ni byiza rero kucunga neza ko abantu bose urimo urabatreatinga mu buryo bwa nyabyo, urimo urabafata neza mu buryo bwiza, kubera ko ushobora kuzabakenera. Utitwaje ngo uriya ngo mbambona nta nikirimo, ko nta n'udufaranga, nyine ukamurebera muri izo mbaraga nyafite, ukumva ko nyine ngo isujugunya kure. Ntabwo ari byo namba, ngo mu buzima ntibikunda ntibikora. Nahawe rero ho kumenya ubwenge, ukamenya gufata abantu bose neza. Ntabwo uzi neza icyo ejo hafite kuri abo bantu. Iyi ntabwo ubizi neza rwose, buri muntu yagutungura neza cyane. Ikomeze rero, ikomereze
kumera neza, nibyo nkwifuriza, ukomeze guhirwa n'ibyo urimo, ubundi tuzahure mu nkuru zindi zizaba zigezweho n'ibitekerezo binyuranye. Njyewe nitwa Brice, bye bye.